twongeye turatomboye bana b'Imana waduhamagara Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri wa kane w'icyumweru cya kane gisanzwe, tariki 5 Gashyantare 2026, ngo duhimbaza Mutagatifu Agata wahowe Imana. Ng'amasomo ajya gutwegereza Imana. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cya mbere cy'Abami, umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4 n'umurongo wa 10 kugeza ku wa 12. Dawudi amaze kumva ko agiye gupfa, yahamagaye umuhungu we Salomoni, amuha aya mabwiriza agira ati: ngiye kunyura inzira umuntu wese agomba kunyura, naho wowe urakomere uw'intwari. Uzitondere kubahiriza ibyo Uhoraho Imana yawe yategetse, ugendere mu nzira ze, wubahiriza amategeko ye, amateka ye, amabwiriza ye n'ibyo yadushinze byose, nk'uko byanditswe mu mategeko yahaye Musa. Nubigenza utyo, uzabasha gutunganya neza ibyo uzaba ushaka kugeraho byose. Kandi Uhoraho azarangiza ijambo yambwiye agira ati: abana bawe niba indahemuka mu mico, bakagenda imbere yanjye bubahiriza amategeko n'umutima wabo wose n'imbaraga zabo zose, nta na rimwe hazabura umwe muri bo uzazungura ingoma ya Isiraheli. Dawudi aratanga, umurambo we ushyingurwa mu murwa wa Dawudi. Igihe cy'imyaka 40 nicyo Dawudi yamaze ategeka Isiraheli. Yategetse imyaka 7 i Heburoni na 33 i Yerusalemu. Nuko Salomoni azungura se Dawudi ku ntebe y'ubwami, ubwami bwe burakomera cyane. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo idufasha guhimbaza isomo rya mbere twayisanga mu gitabo cya mbere cy'amateka, umutwe wa 29 umurongo wa 10 kugeza ku wa 12. Uragasingizwa Nyagasani Mwami w'ijuru n'isi. Uhoraho uragahora usingizwa, wowe Mana ya Isiraheli mubyeyi wacu ubu n'iteka ryose. Ubuhangare, ubasha n'igitinyiro, icyubahiro n'ikuzo n'ibyawe Nyagasani mu ijuru no ku isi. Uhora ni wowe Umwami usumba byose, icyitwa ubukungu n'ikikuzo cyose ni wowe giturukaho. Ni wowe mugenga wa byose, mu kiganza cyawe harimo ububasha n'imbaraga, kuko ukuboko kwawe yose birakura kandi bigakomera. Uragasingizwa Nyagasani Mwami w'ijuru n'isi. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 6 umurongo wa 7 kugeza ku 13. Muri icyo gihe Yezu ahamagara babandi 12, abohereza babiri mu butumwa, abaha n'ububasha kuri roho mbi. Abategeka kutagira icyo bajyana mu rugendo kereka inkoni yonyine, nta mugati, nta ruhago, nta biceri mu mukandara, keretse kwambara inkweto z'urugendo. Ariko ati: ntimwambare amakanzu 2. Yungamo ati: urugo muzinjiramo rwose muzarugumemo kugeza igihe muhaviriye. Nimugera ahantu ntibabakire kandi ntibabumve, mujye muhava mubanje gukunguta umukungugu uri ku birenge byanyu, bibabera ikimenyetso kibashinja. Nuko baragenda batangaza ko abantu bagomba kugarukira Imana. Birukana roho mbi nyinshi kandi basiga abarwayi benshi amavuta barabakiza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nuko birukana roho mbi nyinshi kandi basiga abarwayi benshi amavuta barabakiza. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungura abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Amasomo twateguriwe uyu munsi nadufasha kuzirikana ku ijambo bita ubutumwa, mission. Mission ya Kiliziya, mission y'umukristo ni yihe? Ni naho hava amagambo bita misiyoni, aho bakorera nyine ubutumwa. Misiology, rya somo twigiramo gukora mission neza, ubutumwa. Niho hava abamisiyoneri babandi bogeza butumwa. Ni kuri iyo nshinga y'ikilatini yitwa mitere, bigasobanura ngo envoyer, kohereza. Iyo rero wohereje umuntu mu butumwa, iyo utoye umuntu ugomba no kumuha ubutumwa. Ubutumwa Imana idushinga. Tujye kuzirikana ku ngingo igira iti: uko Kiliziya ikora ubutumwa. Ubutumwa bwa Kiliziya ni ubuhe? Mu isomo rya mbere twazirikanye umwami Dawudi. Baduhaye inshamake y'ubutumwa yakoze, ukuntu habaye umwami imyaka 40, bishatse kuvuga igihe gihagije nanone, bityo akaburiya ngo Imana y'Isiraheli, Imana yari yamutumyeho, akawugeza heza. None arikuraga Salomoni ubukire kuzakomera ku Mana, ko ari bwo azakomera by'ukuri. Ngo ubutumwa Imana iduha ikadufasha
no gufasha abandi buri gihe kugira ngo abe ari Imana dushingiraho. Umuntu wese ushingiye ku Mana arakomera mu bw'ubutumwa. Ivanjiri umunsi nayo yatubwiye Yesu amaze gutora aba 12 yabahaye ubutumwa, arabatuma. Ubutumwa buhiniye mu nshinga yitwa gukiza. Ngo ubutumwa bwa Kiliziya, nk'uko Kiliziya ikora ubutumwa, ni ubutumwa buhiniye mu nshinga yo gukiza. Gukira, gukiza, ibi byose bigatwerekeza ku mukiro w'Imana, ko twese twaremeye kuzajya mu ijuru, ko ariho tuzishima iteka umukiro w'indunduro, umukiro w'ijuru. Tujya kuzirikana ku bintu bitatu biza kudufasha kwisuzuma mu butumwa bwa Kiliziya. Ubutumwa bwa Kiliziya muri rusange n'ubutumwa bw'umwihariko bw'umukristo. Ingingo 3 ziza kudufasha. Ingingo ya mbere turaza kureba itegeko rikuru rya Kiliziya icyo rivuga. Ingingo ya kabiri turaza kureba abo Kristo atuma, ni bande Kiliziya ituma mu butumwa. Ingingo ya gatatu uburyo Kiliziya ikoramo ubutumwa. Reka duhere ku ingingo ya mbere, itegeko rikomeye, itegeko rikuru ry'ubutumwa rya Kiliziya Gatolika. Tuyisanga muri kano ya nyuma y'amategeko ya Kiliziya Gatolika, droit canonique 1752. Ngaho fora icyo havuga kuko tudahema no kubivuga, haragira hati mu rurimi rw'Ikilatini, salus animarum lex suprema est. La loi suprême de l'Église, c'est le salut des hommes, c'est le salut des âmes. Ngo itegeko rikuru rya Kiliziya Gatolika, itegeko rikuru nta rindi n'umukiro w'abantu, n'umukiro roho z'abantu. Ngiri itegeko twese tugomba kugenderaho, gukira y'Imana irema abantu ariko kanabacungura. Yesu Kristo ijambo Imana waje munsi kugira ngo aducungure. Nuko rero aduha Kiliziya ye, arema Kiliziya kugira ngo twitagatifurize muri yo. Y'amasakamento n'ubundi Kristo akoresha, y'ibimenyetso bitagatifu Kristo akoresha kugira ngo dutagatifurize muri Kiliziya ye. Amen, amen, amen. Ngubwo rero ubutumwa bwa Kiliziya nta kindi bushingiye usibye kuri iyo shinga tutagomba gushingura natwe, yitwa gukira no gukiza abandi, gukiza roho z'abantu. Muyobozi, shefu, nawe urebe niba uri mu murongo wa Kiliziya Gatolika wo gukira ndetse no gukiza abandi. Ingingo ya kabiri iraza kwitwa ni bande Kiliziya ihereza ubutumwa, abo ituma. Ivanjiri itangira ngo muri icyo gihe Yesu ahamagara aba 12 abohereza babiri mu butumwa. Amen, amen. Ahantu twakwibaza ngo kuki Yesu yohereje babiri, ubundi ko bari 12, kuki bose atabohereje icyarimwe ikivunge? Kuki se atabohereje batandatu? Komeza ubyibazeho. Kuki se atabohereje bane ko nabo byari gushoboka 12 kugabanya 4? Kuki se atabohereje batatu ko 12 kugabanya 3 byari gushoboka? Kuki atabohereje umwe ko byari koroha nabyo, ahubwo ubutumwa bugarushaho kwihuta ndetse bukaba bwinshi? Kuki Yesu yohereje babiri? Amateka atubwira uhereye mu byanditswe bitagatifu by'isezerano rya kera ko guhera kera kose mu miryango 12 ya Isiraheli bafatagamo abagabo 2 b'inyangamugayo, b'intwari, cy'ikimenyetso cyo gutabeshya, cyo kuvugisha ukuri. Twongeye twibutse ba bagabo baciye kuri iryo sezerano, kuri iryo tegeko, abandi bagambaniye Suzana, babasaza, abandi basaziye mu ngeso mbi nyine. Ariko kera siko byahoze, batoranyaga abantu 2 kugira ngo berekane ko ari abantu b'inyangamugayo, abanyakuri badashobora kubeshya, nuko bakabahereza ubutumwa. Ngiri itegeko rikomeye, 2 biratwigisha kutaryarya, gutabeshya. Kristo we kuri tugomba guhamya ukuri nyakuri mu bantu. Bikanatwerekeza ku mugabo n'umugore bagiye gushinga urugo, bahawe ubutumwa gushinga urugo, baba ari 2 bahinduka umwe nyine. Kubera iki? Ntago ari uko bavuga bimwe, bakora bimwe, ahubwo bya byiza bagomba kugeranaho magirirane. Nuko rero nanone ni mukuri, iyo umwe avuze ibitari byo undi agomba kumuvuguruza. Icyo nicyo bita ukuri ubundi, ibitari byo, ibinyoma, undi akagira gute akamuvuguruza. Kuko ntibikwiye ko abantu 2 bahurira ku kinyoma ubundi, naho nyine babera indyarya abantu. Iyo mwahuriye ku kinyoma muri indyarya. Rero Yesu atora ba 12 akatuma 2 ni ukwibutsa ko atari indyarya, agomba kubinyagenge bagakora neza icyo Imana batuma. Ukuri, kwamamaza ingoma y'ukuri, ivanjiri ya Kristo ni ukuri. Ngabo bantu 2, ngabo abagabo 2
nawe uze kwibaza uti harya ubu ndaho ngera mu butumwa nkabeshya. Niyo mpamvu Yezu Kristo azana uriya kugira ngo ejo n'ejo bundi utazabeshya cyangwa ubeshyera abandi. Ntuzabeshye cyangwa ngo ubeshyere abandi. Kudasopanya, kutabeshya, bityo mugafatikanya mukarwanya ikibi. Ababiri bishe umwe, rugira babiri, umutwe umwe ufasha gusana bifasha gutekereza. Na niyo mpamvu yabo babiri kugenda bunganirana, basindagizanya, bajya inama kugira ngo bagere heza, bakore neza icyo Imana ishaka. Ingingo ya 3, uburyo Kiliziya ikora mu butumwa. Uko ikora n'uko ikoze. Twumvise atuma intumwa ze mu butumwa, akaba ubutumwa kujya gukiza, kugenda, gusanga. Ahandi azavuga intama zazimwe z'umuryango wa Isiraheli. Iyo muvoma, uko kuyega, kugenda, gusanga, abo bose babaye, abo bose bashavuye, abo bose bariho nabi, abanyabyaha, kubatangariza ko ingoma y'Imana yegereje, kubatangariza ingoma y'umukiro, kubatangariza gucungurwa kwabo. Ngo nuko baragenda batangaza ko abantu bagomba kugira bate, bagomba kugarukira Imana. Amen, amen, amen. Ngaba babiri bakoze ubutumwa kurwanya ikibi, bagasiga abarwayi amavuta bakabakiza, kugira neza ubutumwa bwo gukiza. Nawe nanjye nitugira ubuntu Nyagasani akadutuma, ari twifuzaho ko twakiza. Kiliziya nta na rimwe gitanga ubutumwa bwo kwica. N'abana bakiza bose bagomba gukiza ndetse no gukira. Bityo ingoma Kristo, ingoma y'umukiro ikogera hose. Abantu benshi bavuze ingoma y'umukiro, hari igihe tugira ngo ni ibya kera cyane Yezu yavuze mu bihe bya kera. Nyamara na n'ubu dukeneye ingoma z'umukiro, dukeneye ingoma z'amahoro zitari z'umuhoro, dukeneye ingoma z'agakiza zitari z'urupfu, kugira ngo tugende neza mu nzira z'Imana. Mubyeyi, kugira ngo wumve neza ubutumwa bwa Kiliziya, fata agatambaro kawe, hari aho byaza kugera ukarira, ugafatwa n'ikiniga umaze kumva ino nkuru, bityo uze gushobora kwihanagura, ubundi ubuzima bukomeze. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe rw'abapadiri, umugabo wakoraga kwa padiri yari umutoni aho ngaho kwa padiri. Yakoraga umurimo w'igikoni, kubatekera, gutegura amafunguro no kubahereza. Ari umutoni aho ngaho. Ngo umunsi umaze kubona ibintu bidasanzwe aho kwa padiri, biramubaza cyane, bimutesha ukwemera, neza yenda kugwa. Ngaho ntarakomeza fora ibintu bidasanzwe yabonye aha ngaha, akaba yashaka guta n'ukwemera. Mwiri ikintu cyetse utabeshye. Nari ngiye kubwira ngo gishyire muri comment mbere y'uko mbivuga, maze uze kureba koko niba biza guhura n'iyi nkuru njye gukomeza nkubwira. Uyu mukozi wo kwa padiri ngo yafashe igisambo, bishoboye ko ari umugabo w'umuturanyi wari waje kwiba kwa padiri, aje kwiba amatafari barimo bubakisha, bishoboye ko ari amacumbi y'abapadiri. Nuko umukozi amaze kumufata aramuboha, amushyira padiri. Baramubwira ati umva rero, uyu mukozi none ndamufashe, niwe ujye utwiba amatafari, kandi iriya nzu ye yubatse naha yayikuye, yayubakisha amatafari yakuye aha ngaha. None rero ndamukuzaniye kugira ngo tumuhane by'intangarugero, kuko yibye paruwase yongera arayiba, none dore yuje inzu ayikuye muri aya matafari. Nuko ategereje uburyo padiri agiye kumuhana by'intangarugero, akamuhana yihanukiriye. Nuko agiye kumva ngo padiri amubwira ati subiramo. Yibye amatafari kuri paruwase ajya kuyubakisha inzu ye iruzura. Nuko padiri amubwira ati niba ari uko byagenze, murekura agende, biragaragara ko uwo nguwo atashobora gutuka paruwasi. Bityo murekura agenda azajya yirehera ko paruwasi byibuze yamufashije kubaka, yakuye inzu. Nuko wamukoze mu kurekura cya gisambo ararakara cyane, arabisha uburyo umupadiri aregeza kugeza nubwo ari kuri gisambo cy'ibye paruwasi, aramurakara bikomeye cyane, arangije aramurekura. Undi munsi wa mukozi afata abasore ngo bari baje kwiba imyembe yo kwa padiri n'izindi mbuto zo mu murima, n'abandi bari baje kwiba ihene. Ubwo muri aka kanya arabafata, noneho arabakomeza, bamwe arabafotora, abandi bashyiramo amapingu. Nuko arabazana abafungira mu cyumba cyari kirimo umwijima aho ngaho nyine hafi kuri paruwase. Nuko araza abibwira padiri, ndetse amuha n'ibimenyetso byose ko yabafashe, ndetse nabo bari kubyemera. Nuko padiri amera nkaho nyine arakajwe n'ibyo bisambo. Nuko amukoze arikomereza, ajya gutegura amafunguro nk'uko byari bisanzwe. Kamwanya yaje gutegura ndetse no guhereza padiri. Nuko agiye kuba noneho abona ibintu bidasanzwe,
ibintu noneho byamugushije bikomeye, abona ibintu bibabaje cyane padiri akoze bikomeye bibi, ngo ajye kubona bya biryo padiri yari kurya yabifasha ari kubiha za mfungwa babandi bamwibye ari bari kugaburira. Nuko umukozi arababara cyane, arabisha, fata icyemezo cyo kutazongera kugaruka kuri paruwase. Nuko aragenda zingutwe, maze abwira padiri ati umva rero sinzongera gukorera aha kuri paruwase, kubona ngiye mfata ibisambo warangiza aho kugira ngo ubihane ukagenda ubigirira neza, aho kubihana ngo ubyumvishe uri kubigaburira ibiryo byiza, aho kubikubita ngo ubihombore uri kubahemba. Nduhiye ubusa untesheje agaciro. Ari uyu mukozi ari padiri ninde uri mukuri, ninde utesheje undi agaciro? Nuko padiri mu gusubiza wa mukozi baramubwira ati turatomboye, tugize amahirwe, babonye icyo biba kuri paruwase, basanze hari icyo twari dufite. Icya kabiri kandi tugize amahirwe, abari aha baje kwiba kuri paruwase, kubera ko bakiza kugira ahandi bajya kwiba, bari no kubaca intoki, bari kubica, bari kuborera mu buroko, mbese nk'uko nawe wari utangiye. Dushimira Imana ko bakiri bazima, dushimira Imana ko bagihumeka. Gutya rero bararokotse, twishimiye ko paruwase ishoboye kubarokora, ishoboye kubakiza. Gutya ntibagipfuye, bongeye kubaho. Ntuze guhita umbaza niba wamukoza azumva izo nyigisho vuba na bwangu, ntabwo aricyo nshaka kukubwira muri aka kanya, ahubwo ndifuza kukubwira nti uko natwe niko Imana idukiza, twebwe abanyabyaha n'abanyantege nke, twe tuyigomera tukayicumuraho isaha n'isaha, umunsi ku wundi, nuko Imana ikadukiza. Atari uko twari ba miseke igoroye, atari uko ari twe twari beza, atari uko ari twe tudakora nabi, ahubwo ku mpuhwe zayo Imana igeraho ikanatugaburira kandi tuyihemukira, tuyigomera, twiyandavuza, tuyikorera nabi. Uku niko paruwasi nayo yagombye kugenza. Ubutumwa bwayo, ubutumwa bwa paruwasi, ubutumwa bw'umukristo, buri gihe no gukora neza, no kugira abandi neza, kabone nubwo bari gukorera nabi. Iri somo biragoye ko twaryumva twese icyarimwe, kubera ko akenshi usanga twifiteho ubukana bwo kugirira abanzi nabi, abaduhemukiye nabi, bwo kwihorera no kugira nabi, kandi atari cyo Kiliziya yadutumye gukora neza buri gihe, kabone nubwo kwega baduhemukira. Iri somo ntiwaryumva, nanjye nshobora kutaryumva bitewe naho ngeze mu busabanira-Mana. Reka gusa dusoreze ku tuntu dutatu tuza kugukebura nawe urebe ubutumwa ufite, urebe n'uburyo ujya ubusohoza. Icya mbere ni ubutumwa nyine bwa Kiliziya. Padiri, masere, frere. Nta muntu wakwibye wafungishije, nta muntu waguhemukiye wafungishije, wakwiciye. Mukristo muvandimwe, nta muntu wakugiye nabi nawe umwihumuyeho ukamukora nabi, ukamwicisha, ukamugambana, ukaba uri gushaka kumwicisha ndetse no kumufungisha bitabuze. Uze kubyibazaho niba byarakubayeho, kuko uri umuntu, nanjye ndi umuntu, uraza gusanga waribeshye. Kuko ubutumwa bwa padiri, ubutumwa bwa Kiliziya, ubutumwa wihaye Imana, ubutumwa bw'umukristo ntabwo ari ukwica, ntabwo ari ukugira nabi, ntabwo ari ugufunga, ntabwo ari uguhana ingegera ngo uzumvishe, ntabwo ari ukuboha, ahubwo ni ukubohora. C'est libérer, la libération. Ni ukubohora abantu gucyaha. Icya kabiri twazirikana ni amagambo abiri, itegeko ndetse n'impuhwe. Ku Mana impuhwe zifite agaciro imbere y'amategeko. Amategeko aburizwamo imbere y'impuhwe, ariko ku bantu impuhwe ziburizwamo imbere y'amategeko. Wasanga nawe ari uko bimeze mu gihugu cyawe, aho uyobora, aho utuye, impuhwe zikaburizwamo imbere y'amategeko. Kandi byabaye umuntu wibye mumugenzereza muti, umuntu wakoze nabi, umuntu mwafashe mu cyaha, ngaho tekereza uburyo tujya tumugenzereza twese. Amategeko abivugaho iki? Ariko biragoye nyine ko twamenya icyo impuhwe zibivugaho, biragoye. Yego nanone ntabwo tuvuze ngo mujye muregeza cyangwa ngo abo bose bakoze nabi ntibamenyekane. Ako se nyuma yuko bamenyekanye ukoresha iki kugira ngo wa muntu umugorore? Wasanga ujye umugoramya aho kumugorora, ukoresha impuhwe cyangwa ukoresha amategeko. Ibaze nanjye nibaze. Icya gatatu tujye gusorezaho, uze gukora umwitozo kuri ya vanji y'umwana w'ikirara, nawe umubyeyi w'impuhwe birumvikana. Uze gukora umwitozo cyane, utinde ku mwana w'ifura imbere ya murumuna we, uburyo atangira amucira urubanza ati yamara ibintu mu ndaya, none niwe ugiye nanone
gukorera umunsi mukuru. Ibyo natwe bijya bitubaho, ugasanga kugira ngo twakire impuhwe z'Imana ahubwo turi gucira abandi urubanza, turi kubafungira amayira. Nyamara nta cya Nyagasani atababarira, kandi umuntu wese wagaragaje kwicisha bugufi, kugaruka, kwegera Nyagasani arababarirwa. Usabye imbabazi arazihabwa. Nawe uze kureba, wongera ukora umwitozo abantu baguhemukiye. Umuntu waje kwiba iwawe, uzi ko abandi bari kwa baramwishe, ariko kubera ko yahungiye ku mukristo, akiba amacunga y'umukristo, akiba imyembe y'umukristo, akiba ikintu cy'umukristo, wasanga se ariyo mpamvu atarapfa. None Nyagasani amugirire neza ntakiba. Kubera iki? Waramuramiye. Nawe wongera urebe, ese uri umwana w'ikirara uri kwicuza, uri kugarukira Imana, cyangwa uri umwana w'imfura uri guhunga Imana? Yibaze nanjye nibaze. Mutagatifu Agata, udusabire buri munsi. Wese Imana ibaha umugisha. Mwana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Basumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.